Inzoka ni inyamaswa itinyitse cyane kuri iyi si, abenshi muri twe turayitinya, yewe hari n'abatinya kuba bayirota. Ese kurota inzoka mu nzozi ukabona iri kukurya cyangwa se irakuriye bishatse kuvuga iki? Ibi bivuze ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Aha twavuga ishyari cyangwa se uburiganya, amakimbirane yo mu mutima, nanone gukizwa. Mu buryo bwiza, inzoka rimwe na rimwe bisobanuye gukira cyangwa se kuvugururwa. Kuribwa n'inzoka bishobora gusobanura ko uri mu rugendo rwo kuvurwa cyangwa se guhinduka nubwo bibabaza. Ese wigeze kurota ubona inzoka igusatira iza gake gake iri imbere yawe, ubona igenda iza ikureba? Nimba byarakubayeho wabonaga ifite irihe bara? Ese ni umukara, icyatsi cyangwa ibara ryijimye? Inshuti, ndagira ngo nkumenyeshe ko buri shusho cyangwa se buri bara ry'inzoka urose mu nzozi riba rifite icyo rishatse kuvuga cyangwa se icyo rishatse kuba ryasobanura. Reka dukomeze dusobanure cyangwa se tumenye ubutumwa buba bwihishe inyuma y'izo nzozi. None se wigeze kurota inzoka wibaza icyo bivuze? Ya rero uyu ni wa mwanya twahariye kuba twasobanura inzozi zigiye zitandukanye cyangwa se tugenda tumenya ubutumwa buba bwihishe mu nzozi muba mwagiye murota. Ya rero iyi ni Ghetto Challenge TV, nanjye Bad Boy ndi Aizo Ndapeson Michael. Nk'ibisanzwe wakwibaza mbese uyu munsi tugiye kuba twaganira kuki, dore ko nashaka yuko tunatinda uyu munsi bisa ndakubita mbangura twihuta cyane. Ya rero uyu munsi tugarutse ku nzozi yo kurota inzoka, cyangwa se ukaba uryamye ariko wajya kurota ukarota inzoka. Uburyo bwose wayirotamo upfa kuba ariyo warose, warota yakuriye cyangwa se itakuriye cyangwa se ukarota uyibona. Muri make icyo bita kurota inzoka nicyo tugiye kuba twagarukaho muri kano kanya, tumenye icyo bishatse kuba byavuga cyangwa se icyo bisobanuye, dore ko bifite ubusobanuro bugiye butandukanye bitewe n'ukuntu iyo nzoka uba wayibonye mu nzozi. Ya rero ndaje ngo byose tubiganireho, duhere ahambere ndetse tumanuke paka ahantu hose. Rero tujye gutangira tugenda dusobanura akantu ku kandi ku bijyanye no kuba umuntu yarota inzoka. Ya ariko tukiri aho ngaho ndakubwira ngo cyangwa se ndagusaba ko wakora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ya rero ni ingingo 5 tugiye kuba twasobanura imwe ku yindi kugira ngo ugende wumva ese waba warabirose cyangwa se haba hari umugenzi wawe wakubwiye ko wabirose cyangwa nawe ukazana birota. Ibi ni kugira ngo nubirota uzamenye icyo bishatse kuba byavuga, dore ko inzozi ziba ari ubutumwa butandukanye kabisa. Ya rero iyi ngingo ya mbere ishatse kuba yavuga ngo kurota inzoka nini cyane ikwirukaho, ngo inzoka ihagarariye ikibazo cyangwa se umwanzi ukomeye ushobora kuba ugenda uhunga mu buzima bwawe bwa buri munsi, ariko ukabona nyine akomeza kugenda agusatira. Rero n'ubundi ahangaha uba ugomba gusenga kugira ngo uyu nyagasani akomeze kugenda agufasha gake gake. Ya reka tugende ku ngingo ya kabiri tudatinze cyane. Kurota inzoka y'umukara. Nk'uko twabivuze haradutangira, twavuze ngo buri bara ryose urose ry'inzoka mu nzozi riba rifite icyo rishatse kuba ryasobanura cyangwa se icyo rishatse kuba ryavuga. Ya rero ngo kurota inzoka y'umukara ngo ibi bitanga ubutumwa butangaje, ngo ni ikimenyetso cy'ubwoba bwinshi cyangwa se umuntu ugushakira inabi mu buryo butagaragara. Muri make ukaba hari nk'umuntu utinya, utakwifuriza ibyiza cyangwa utakwifuriza icyiza, ariko nyine akaba abikora nyine mu buryo hihishe mu bandi, mu buryo nyine ubona ko buba butagaragara neza cyane. Nicyo ingingo yacu ya kabiri iri kugenda ivugaho, cyangwa se niko ingingo yo kurota inzoka y'umukara ishatse kuba yagenda isobanura. Tukiri ahangaha rero ndakubwira ngo niba turakora subscribe, nyamuneka waba uri umwe mu bantu bari kugenda bahomba ibisobanuro by'inzozi bigiye bitandukanye, ariko nta mpamvu yo kuba wahomba. Nyamuneka kanda subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ikomeze kugenda neza cyane. Kandi niba nawe ugirota inzozi ukumva zirakuremereye cyangwa ukumva nyine ziraguhangayikishije cyane, ni byiza ko wajya muri comment ukatwandikira tukazazigusobanurira, cyangwa se ukaba waduhamagara kuri nimero yacu, dore ko natwe tuba tuyifite cyangwa se namba yacu tuyitaba tukumva icyo mutubwira. Reka tujye ku ngingo ya gatatu tudatinze cyane. Ngo kurota inzoka y'icyatsi. Wakwibaza ngo ese kurota inzoka y'icyatsi bishatse kuba byavuga iki? Ngo ibi bitanga ubutumwa bwiza
gukira indwara, amahirwe mashya cyangwa ibihe bishya biri kukugana. Ibihe bishya uba ugiye nko kuba wakwinjiramo. Mu by'ukuri kurota inzoka y'icyatsi ntabwo ari bibi, dore ko n'ababizi neza cyane cyangwa se ababivuga neza bavuga ko inzoka z'icyatsi ngo zitaryana. Niyo makuru mfite, sinzi nimba namwe ariko muyafite, ariko nzi neza ko inzoka z'icyatsi zitaryana. Rero ngo kurota inzoka y'icyatsi kabisa, ngo iyo uri nk'umuntu w'umurwayi ngo umenya ko rwose ugiye kuba wakira indwara cyangwa se hari ibintu bishyashya bigiye kuza mu buzima bwawe, urumva ko biba ari ibintu byiza cyane cyangwa se ibintu uba ugiye kugenda wakira. Reka tugende ku ngingo ya 4, ngo kurwana n'inzoka ukayitsinda. Hari ukuntu nyine urota uri kurwana n'inzoka nyine ukabona ko wayikubise nyine wayangirije wayishe, ngo bisobanuye intsinzi. Bishatse kuvuga ko ikibazo cyangwa se abantu bagukomereye mu buzima bwawe bari hafi gutsindwa, cyangwa se n'ubundi ugenda ubatsinda gake gake, ubatsinda umunsi ku munsi. Kano kantu kumve neza cyane, kurota urwana n'inzoka ukayitsinda ngo ni intsinzi, cyangwa se bishatse kuvuga ko ikibazo cyangwa se abantu bagukomereye mu buzima bwawe bwa buri munsi, abantu baba bari hafi yawe, ngo bose ugenda ubatsinda gake gake, cyangwa se bari hafi gutsindwa rwose, bikagaragara ko uri hafi kuba wabyina intsinzi. Urumva nacyo ni ikintu cyiza cyane. Ntabwo ndi buhatinde, ndakomeza ngenda njya ku ngingo ya 5 ari nayo ya nyuma. Ngo kurota inzoka ikurya cyangwa se ikuruma. Iyi ngingo muyitondere kandi muyumve neza cyane. Kurota inzoka ikurya cyangwa se ikuruma, ibi bisobanuye ibintu byinshi bitandukanye bitewe n'ibiri kukubaho mu buzima bwawe. Rero muri make ni ikimenyetso cyo guhemukirwa n'umuntu wizera, cyangwa se gucibwa inyuma n'umuntu utatekerezaga ko yabikora, cyangwa se umuntu wumvaga ko agukunda atabikora. Nuvuga ngo kurota inzoka ikurya byo rwose wumve ngo ni ikintu gikomeye cyane, uba ugomba kuba wakwitondera ukamenya icyo bisobanuye. Gusa icyiza kirimo nuko hano mba mbikubwiye kugira ngo umenye icyo bishatse kuba byagenda bivuga. Rero izi ngingo uko zari 5 nizo twari tuvuzeho, ariko turakomeje cyane tujya ku nyigisho cyangwa se isomo twaba tuvanye muri izi nzozi. Inshuti zanjye bene data, inzozi ntabwo ziba ari impanuka. Iyo urota inzoka ziba zikubwira ngo witondere ibikugendaho, ube maso kubo wizera cyangwa se kubo ubona muba muri kumwe, cyangwa abantu ubona ko bataguhemukira, kandi witegure impinduka zishobora kuzana ibyiza cyangwa se ibigeragezo mu buzima bwawe. Iri somo nizere ko tubyumvise neza cyane, kuko rirakomeye cyane, rirakomeye rwose, ndakurahiye. Aha ndi kugenda ngana ku musozo w'inzozi yacu twari twateguye uyu munsi yo kurota inzoka cyangwa se kubona inzoka mu nzozi. Niba nawe warigeze kuba warota inzoka cyangwa se ufite inzozi utumva neza, nyandikira hepfo muri komenti tubiganireho, cyangwa se nkubwire icyo bishatse kuba byasobanura, dore ko ariko kazi twiyemeje, cyangwa se ariko kazi twabashije kuba twakipanga muri iki gihe cya none. Rero nizera ko mwese mwagiye musobanukirwa kabisa ibijyanye no kuba warota inzoka, ukamenya ese inzoka y'icyatsi ivuze iki, iy'umukara ivuze iki, iy'umukara yijimye cyane ivuze iki, nyine bitewe n'ibara warose, byose biba bigiye bifite icyo bishatse kuba byasobanura. Rero n'ubundi urakora subscribe nk'ibisanzwe kugira ngo dukomeze tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi nk'ibisanzwe. Njyewe ndi Aizo, wa mujene wanyu bakunda, kandi namwe nzi neza ko mukunda.